bivuga amahirwe cyangwa se chance, no kuvuga ngo iryo jambo mu by'ukuri siribi, ariko kubajya kuzanayo imbaraga cyangwa se icyubahiro, cyane cyane nko muri abaririmbyi cyangwa se abacuranzi bajya kuzana imbaraga, kuko hariho abacuranzi cyangwa se n'abaririmbyi bamaze kurebayo bajya kuzana imbaraga, bajya kuzana ubuhanga bwo kuririmba. Iyo bamaze kumuha imbaraga baramubwira ngo nugera aho uri bukorera igitaramo, buri muntu wese muba muri kumwe kuri stage uri bugufashe kuririmba, ugende umuramutsa umuhereza amacensi, kwa kundi umusore afunga ingumi undi agafunga ingumi bakatigongaho amacensi mwana ibintu nk'ibyo. Iryo ntabwo ryari ijambo ribi, ariko uburyo rikoreshwa ntabwo wamubona ari hariya ngo umubwira ngo censi gusa, bigira ikimenyetso nibura bigendana nacyo. Icyo kimenyetso rero nicyo baba barabahaye, bakabwira ngo igihe cyose nagera aho aririmbira, uwo uzamufasha kuririmba azagenda buri muntu amuzenguruka amuhereza amacensi. Uko azagenda amuzenguruka amuhereza amacensi niko bazajya bohereza imbaraga, ni nka karibu abahaye imbaraga z'imyuka mibi kugira ngo bazamuke bafashe wa muririmbyi kuririmba, n'aba bacuranzi babafashe. Icyo gihe bahuma abantu bose baje muri icyo gitaramo amaso, naho yaririmba yambaye ubusa bahita babona yuko ibyo akora ari byiza ari bizima, ariko mu by'ukuri we afite misiyo. Abandi rero babibona nabo bakabona ni ibintu byiza, ariko ntibazi aho bivuye, ntibazi ababikora ni bande, ese bagambiriye iki, ese bivuze iki, ese biriya bisobanuye iki. Ni ikibazo gikomeye. Tumaze kuva aho ngaho twaragiye tugera ahandi hantu hari abakobwa. Abo bakobwa nkibitegereza nasanze ari abakobwa beza, kubareba gutya ku maso ishusho yabo nabonaga ari abakobwa beza. Abo bakobwa rero kuwa gatanu aba ari igihe cyo kujya mu masaro de coiffure, kujya mu nganda kuzana imyenda bari bukorane ku isi. No kuvuga ngo nimvuga mu nganda cyangwa se mu masaro de coiffure, uko tubona isi imeze hari umujyi uteye ubwoba, ariko ikibazo ntibucya cyangwa ngo bwire, kandi nta mahoro umuntu waho uwo ari we wese aba afite. Abo bakobwa rero bajya mu nganda kuko nazo zirahari zikora ibintu byinshi kandi bitandukanye. Abo bakobwa saa 11 za nimugoroba kuwa gatanu barazamuka, baba bafite aho bagomba kunyura bazamuka hano ku isi. Iyo bamaze kuzamuka hano ku isi baba bafite misiyo bajeho, nibo bazana imbaraga z'imyuka y'ubusambanyi bw'amoko atandukanye. Isi ifite ikibazo gikomeye cyane ku bwabo bakobwa. Baza mu ishusho y'abantu, baba bagaragara nk'abantu, baba bagaragara nk'abantu bazima, baba bagaragara yewe nk'abantu beza rwose, ariko imbere aba ari amasegaryana. Baba bambaye ishusho ariko imbere baba ari abadayimoni. Ushobora guhura nawe, abenshi baba bari ku mihanda bicuruza, ushobora guhura nawe mukumvikana ibiciro, kuko iyo bicuruza nyine bacuruza imibiri yabo, mwakumvikana ibiciro mugasezerana ko mugomba kujyana mu rugo. Ni ukuvuga ngo iyo yagutumweho, iyo umusomye gusa baba bazi igihe aho muzahurira, n'igihe muzahurira, n'isaha muzahurira, n'iminota muzaba muri kumwe. Aho muzahurira baba bahazi. Igihe cyo guhura cyawe nawe iyo kigeze, ikuzimu haba hari uruziga rw'abadayimoni. Iyo agusomye gusa agucira mu kanwa ikintu gifunguye hasi no hejuru nk'umukondo w'agacuma. Iyo ugiciriye hasi, icyo gihe abari ikuzimu bahita baguhamagariramo. Bashobora kutakujyana wese ngo ugende ubure, ariko bahita bahamagara umwuka wawe, umwuka muzima, bakawukurura. Icyo gihe iyo uhagaze uhita umera nk'ufashwe n'isereri ukuntu, bahita bohereza undi mwuka mubi muri wowe. Umuntu ukabona yari intangarugero, yari umuntu muzima, nta kibazo yari afite, yari umugabo wiyubashye cyangwa umugore wiyubashye, ariko
umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ukajya kubona ukabona umuntu arapfuye ahagaze, ukabona imico irahindutse, ukabona ntabwo uzi ukuntu abaye. Bamwe bakavuga ngo barwaye abadayimoni. Hari ababa bahuye n'icyo kibazo ariko ntibabisobanukirwe. Iyo bohereje undi mwuka rero muri wowe, icyo gihe basigara ari bo bagukontorora. Igihe bashatse kukwicira barakwica, icyo bashatse kugukoresha baragigukoresha, ariko cyane cyane utasambanaga bahita bamuroha mu ngeso z'ubusambanyi. Bamwe bagatangira gucuruza ibiyobyabwenge, abandi bagatangira kubaroha mu kubinywa. Abo bakobwa bafite misiyo ndende kandi mbi hano ku isi. Nibo bazanye imyambarire igezweho iriho irambikwa abantu ubusa, irimo irambika ababyeyi ubusa, irimo iratwambikira urubyiruko ubusa. Ugasanga umwana w'umukobwa yambaye ukagira ngo yibagiwe kwambara, wamureba ukavuga uti ibyo ari byose ashobora kuba yavuye mu rugo ariko yibagiwe kwambara. Yagira ngo arambaye nibura ngo yambaye ipantaro ntako atagize, ugasanga yihambiriye yiboshye, ukagira ngo bashyizeho karubone, ukagira ngo bamudekaritse. Bo bafite misiyo, barimo barazana imyambarire iriho irambika abantu ubusa. Abantu barimo baragenda ku musozi bambaye ubusa, ugasanga umuntu yambaye umukondo wazi, umukondo uri hanze, n'umwana w'umukobwa utegereje ejo heza hazaza, ategereje umusore uzamubenguka, ariko amabere ari ku gasozi, ikibero cyose agitwaye ku gasozi. Bibiliya ikavuga ngo umusozi uri mu mpinga nujya wihisha, turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ni ukuvuga ngo uwo musore uzakurambagiza azabanza arebe niba ufite indangagaciro z'umunyarwandakazi. Ugasanga ababyeyi, umubyeyi yaruzukuruje, afite abuzukuru, afite abakwe, ariko wareba imyambarire ye, yambariye abakubusa, yambariye abuzukuru ubusa, yambariye abana b'ubusa, arimo arabaha ingero. Uwo mwuka urimo urakora cyane bikabije, kandi uwo mwuka wazanywe n'abo bakobwa nasanze aho ngaho. Bo bazanye iyo myambarire bafite misiyo. Abandi nabo babireba, ejo ugasanga yambaye ubusa ngo ni modeli zigezweho, ariko ntabwo ari modeli, ahubwo bo bafite misiyo bajeho hano ku isi. Niyo mpamvu rero umuntu wese ashatse yabera amaso umubiri ndetse n'ubugingo bwe. Naje kuva aho ngaho maze kureba ibikorwa by'abo bakobwa, mva aho ngaho natemberejwe ahantu henshi, nabonye ibintu byinshi. Naje kujya guhabwa akazi. Mbere yo guhabwa akazi nabanje kwitaba inama. Nitaba inama, ngeze mu nama nsanga ni inama y'ishishi n'ibikeri, kandi izo shishi n'ibikeri bivuga. Ni jyewe nari ndimo nambaye umubiri wanjye. Ngiye kumva numva urushishi ruravuze ngo none ko nibitinda ari si uyu nguyu bizamenyekana ko abahari, kuko umuryango we numubura bazashakisha. Nibashakisha bazagwa kuri ba bantu basenga wa mugabo. Uwo mugabo bavugaga na wundi ni Yesu Kristo, kuko iyo ugezeyo kuvuga izina rya Yesu ntabwo bishoboka. Ugerageza kugira ngo uryature ariko ntibishoboka, kuko unabishoboye ukarivuga haba intambara ikomeye kubw'iryo zina. Bazirikana icyo Yesu Kristo yabakoreye amaze kugera ikuzimu, baramwubaha, baramutinya. Iyo ugezeyo rero ukigerayo bwa mbere, ikintu cya mbere bakubaza, bafite umubabaro n'agahinda kenshi, barakubaza ngo tubabarire, utubwire izina rya wa mugabo uba hejuru iriya. Izina baba bakubaza narindi ni Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo wibuka inyuguti imwe ntabwo wibuka iya kabiri, ushakisha inyuguti ya kabiri ukayibura kugira ngo ubashe kuvuga Yesu. Ni ibintu bikomeye, nako ntibinashoboka. Ntabwo bishoboka ko ushobora kuvuga izina Yesu iyo umaze kugerayo. Ni ukuvuga rero ngo izina Yesu ubwaryo iyo ugezeyo riba rifite agaciro kandi riba rifite umumaro. Kugira ngo uryature rero ibyaho byose birabomborekana, inganda zigashya. Urushishi rero rwaravuze ngo ba bantu basenga wa mugabo nibamara kumenya ko ari aha ngaha, bazahamagara wa mugabo azamudukura mu maboko. Hari icyo twakora. Igikeri ubwacyo kiravuga ngo noneho nanjye nemeye kwitanga kugira ngo ninjire mu ishusho ye. Murabizi ko ishusho y'umuntu atari we muntu.
ninjire mu ishusho ye nzamukane nawe ku isi, ariko ubugingo tubusigarane. Murabizi ko ishusho y'umuntu ntabwo ari we muntu, bankozemo abantu babiri b'umuntu umwe. Ndabaha urugero. Iyi ni CD, ari ikirimo imbere cyitwa CD, iyi iri kumwe n'iyi poshete byose byitwa CD. Ariko mu by'ukuri hari CD nyirizina, hari na poshete. Mfite uburenganzira bwo gutandukanya CD na poshete nkabigira ibintu bibiri kandi by'ikintu kimwe. Iyi poshete ibika CD kugira ngo itangirika. Ni ukuvuga ngo n'ishusho y'umuntu n'umuntu niko bimeze. Ubundi umuntu muzima ni uzabona Imana, ni ubugingo burimo imbere. Ubugiye urandeba n'ishusho urayireba, ariko mu by'ukuri ntunzi, nzwi n'Imana yo mu ijuru yandemye. Hari ubugingo rero, hari n'ishusho ari we mubiri uyu nguyu ureba. Ni ukuvuga ngo nabigereranya rero, ubwo bugingo nabugereranya n'iyi CD, kuko iyi CD niyo iriho icyo dukeneye. Habe indirimbo, habe ivugabutumwa, biri kuri iyi CD. Ariko iyi poshete irayimbikiye kugira ngo itangirika. Ubugingo bushobora gutandukanywa n'umubiri, uko niko bangenje. Bafashe ubugingo bwanjye babukuramo dayimoni w'igikeri. Ndagereranya aka gapapuro na dayimoni w'igikeri yinjiye mu ishusho yanjye. Aho nanyuze ngenda banteretse mu ndobo, bashyiraho imigozi ibiri, banzamurira mu ndobo nk'abanzamuye muri esanseri. Ariko mu by'ukuri bazamuye umubiri gusa, iyi shusho ubugingo buzabona Imana barabusigaranye. Hazamutsemo imbere mu ishusho yanjye dayimoni w'igikeri. Nagarutse ku isi. Aho nanyuze ngenda niho nanyuze ngaruka. Ariko mu by'ukuri nubwo nari ngarutse, muri jyewe hari icyari kindimo. Ishusho ureba inyuma utarebye imbere, wavuga ngo dore CD ya Rebeka, utabashije kureba gufungura ngo urebemo imbere. Nagarutse ku isi nyuma y'iminsi 7 iwacu barambuze. Nasubiye mu muryango wanjye bisanzwe, ubuzima bwarakomeje, ariko bukomeza ndi ikindi. Hari icyari kindimo, hari icyankoreshaga. Bari basigaye bankoresha nk'abakoresha telekomande. Batumaga wa wundi nasizeyo, yarangiza nawe agakoresha wa wundi uri ku isi. Bambwira ngo nyura aha nkahanyura, bambwira ngo icare nkicara, bambwira ngo genda ngenda, bambwira ngo iruke nkiruka. Ngaruka mu buzima bisanzwe, ngaruka mu rugo, ngaruka activite zose ndazikora nk'abandi bana, ariko mu by'ukuri hari icyari kindimo, ari nacyo cyagombaga kunkoresha. Ubuzima bukomeza, ndibuka umunsi umwe baranyicaza barambwira ngo noneho rero ntabwo uzaguma muri ibi ngibi gusa, ahubwo ugiye guhabwa akazi. Baramfashe banjyana ahantu, barantembereza mu nganda nyinshi cyane. Bantembereje mu nganda, bangejeje mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe, banjyana muri urwo ruganda. Kimara kugera muri urwo ruganda barambwira ngo wowe ugiye guhabwa akazi muri uru ruganda mu gihe gitegereje kuzatumwa aho ugomba gutuma. Natangiye akazi mu ruganda ndakora, nitegereje uko bakora bintera ubwoba, ariko kuko ari akazi nari nahawe kandi ngomba gukora, nta kundi nari kubigenza, nagombye gukora. Uko twakoraga muri urwo ruganda rero, iyo uruganda rwashomaga, giye nakoraga mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe bita amaproduit. Iyo uruganda rwashomaga byabaga ngombwa kwica abana b'impinja. Kwa muganga mu bitaro bakagerageza kureba ababyeyi, bagakuramo amada bakica abana. Saa 6 z'ijoro yabaga ari isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kujya kuzana abo bana. Iyo babagezaga ku ruganda, ikintu cya